nsanga umuhungu arimo kundongorera umwana ngenda bifatiranye na umukobwa amuri hejuru bambaye ubusa. Ngerageza gufata umukobwa imyenda yose ndayikamata ngenda yifata mbageza kwa shefu w'umudugudu. Tariki 15 Kanama 2022 nibwo Ingabire Liliane yafashwe n'umubyeyi we asambanywa na Nsengiyumva Loise. Icyo gihe ngo haburaga iminsi 19 ngo yuzuze imyaka y'ubukure. Ingabire avuga ko we n'uyu musore bari babanye nk'umugore n'umugabo nk'uko abisobanura. Twabanye tukiri batoya Yongerejwe noneho yarangiza tukageraho bwa mbere turyamana akambwira ngo ninzabivuge. Tugitanya nyine twaryamanye afite 15. Uratubwira uburyo mwabanagamo n'uburyo bwo mu rugo cyangwa se uburyo bwo gucudika gusa? Twabayeho nyine mu buryo bwo kuryamana. Mwarimo maranye igihe kingana iki? Imyaka 3. Nuko nyine byageze aho ngaho biratinda mbwira ko tukazaza tubikora ariko nzi ko tuzabana nyizeza mbwira tuzabana. Bigeraho bitinda rero ababyeyi baradufata. Babafashe noneho hakozwe iki? Batujyanye kudufunga. Nyine tukigenda bakitugezayo umuhungu yarabyemeye nanjye ndabyemera. Ariko njyewe nkavuga nyine ko atamfashe ku ngufu ahubwo twumvikanye. Mu kwezi k'Ukwakira ni ukuvuga hashize ukwezi kumwe asambanyijwe, Ingabire Liliane yahise ashaka umugabo akavuga ko impamvu yabimuteye ari uko yari amenyereye imibonano mpuzabitsina bityo ko atari kubaho atayikora. Njyewe nyine 18 nari nayujuje furu nyirimo. Noneho nabonye ubuzima bukomeza kuncanga abona n'ubundi kuko nari naramenyereye umugabo mbona bitangiye kuncanga ubuzima butangiye kwanga mbona unyiyandurira aranyitwarira tagenda. Mwafashe umwanzuro wo kubana ryari? Twabanye mu kwa 11. Ubwo imyaka 18 yari irenze igihe kingana iki? Amezi 2. Uwa Maria Chantal wafashe uyu musore amusambanyiriza umwana avuga ko yari abizi ko amusambanya. Aha arasobanura uko yabafashe n'icyo yahise akora. Umwana w'umukobwa ugiye kureba umuhungu we yari yaramugizeho akamenyero kuri we. Nza gukora iperereza rishoboka nsanga umuhungu arimo kundongorera umwana ngenda bifatiranye na umukobwa amuri hejuru bambaye ubusa. Ngerageza gufata umukobwa imyenda yose ndayikamata ngenda yifata mbageza kwa shefu w'umudugudu. Mudugudu yambaye ubusa. Njye nafashe umukobwa wanjye yambaye ubusa. Umuhungu nawe ajyanwa na musaza we. Mudugudu arabibona arambwira ati umwana w'umukobwa yambare yo kuguma yambaye ubusa ndetse n'amabere yari yambaye ubusa. Sibyo? Ubwo aravuga ati rero igikurikiyeho njye ndabibonye dukomeze kuri polisi. Oya ntabwo cyari kigeze ariko yari yitwaje ya indi 18. Erega 18 tuyifata nk'imyaka y'ubukure ntabwo iba rivuze ko ari yo gushingura. We yumvishe rero kwa mubwiye ko 18 agomba gukora ibyo ashaka tuba tutakimugira gute tutakimuyobora. Ubwo afata ingamba nawe aragenda. Abaturanyi b'iyi miryango barimo na Mutwara Sibo babwiye Yongwe TV ko uyu mukobwa yari asanzwe muri izi ngeso dore ko ngo n'igihe cyose umuhungu yamushakaga yamubonaga. Nyine umukobwa yaje kureba umuhungu ngo bararyamana. Bamaje kuryamana nyina ahitaza abaririza ngo umukobwa wari ngo bagiye kumusubiza ahitaza asunika urugi amusanga mu cyumba yambaye ubusa. Yari nk'umugore we ni nko babanaga. Hoze saha n'isaha mushagaga ko yamubonaga. Njyewe nduwisibo wanga muri uyu mudugudu muri umuyobozi w'isibo rwose. Umuyobozi w'isibo. Iki kibazo cyabaye bwari ku mugoroba. Umukobwa n'ubundi nuko yari asanzwe yari indaye. Nubwo bavuga ngo niwe ntabwo nibo bose yakoranaga n'abantu benshi twari tubizi abaturage. Guhita ashaka noneho byagaragaje ihe sura muze. Guhita ashaka no kugaragaza yuko uriya muhungu n'ubundi ko yarenganye bagomba kumuvugira agafunguro.
Impuguke mu by'amategeko Maître Dushimirimana Reubeni aganira na Yongwe TV yavuze ko niyo umukobwa yasambanywa abura umunsi umwe ngo yuzuze imyaka 18 biba icyaha imbere y'ubutabera ndetse bikitwa icyaha mu mategeko mbonezamubano iyo ushatse ataruzuza imyaka 21 y'amavuko. Nabasana mu rwego rw'amategeko y'inshinjabyaha kuko n'ikibazo kiri mu mategeko y'inshinjabyaha afite uko areba bigatandukana n'amategeko y'imbonezamubano. Gusambanya umwana utarageza imyaka 18 cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina nawe ni icyaha. Ubwo yaba abura iminsi 2 yaba abura umunsi umwe iyo bigaragaye ko byakozwe iyo ngingo iramukurikirana. Ku bijyanye rero n'uko yahise ashaka, itegeko ry'umuryango rigaragaza yuko umuntu ushaka ari umuntu wujuje imyaka 21 y'ubukure. Iyo ari ukwishingira rero ubwo nabyo bifite ukundi kuntu bikurikiranwa, ariko niba yagejeje imyaka 18 yakagombye gukora gushaka ariko agejeje imyaka 20. Kuba rero abantu babana mu buryo bunyuranyije n'amategeko, aha rero icyo kuba yahise yishingira mu rwego rw'amategeko y'inshinjabyaha n'ubundi tubona ntabwo gishobora kugira icyo gifasha uriya muntu wagize uriya muntu wamusanganije atarageza imyaka y'ubukure. Iyo yujuje imyaka y'ubukure agashaka gushaka ku giti cye nta gitutu ashyizweho yaba umubyeyi we cyangwa undi uwo ari we wese, ntabwo biba icyaha ku wamushatse. Amakuru agera kuri Yongwe TV nuko umugabo Ingabire Liliane yashatse ari we Nsanzimana Jean Paul nawe afungiwe i Nyagatare akekwaho ubujura. Zerubabel Nzigiyimana mu karere ka Nyagatare. Ni ibiganiro kuri gahunda Ndi Umunyarwanda byatangiye mu karere ka Nyaruguru bihabwa biganjemo abayobozi mu nzego z'ibanze muri aka karere. Abahawe ibiganiro bagaragaje ko gahunda Ndi Umunyarwanda itarabageraho hari abaterwaga ipfunwe no kwaka akazi ku mwanya runaka kuko biyumvishaga ko badashobora kugahabwa bitewe n'uko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 bo bari mu bwoko butahigwaga. Uko byagendaga mbere, niba wenda nk'akarere gatanze appel d'offre y'akazi hanaha, hari uwavuga ati gewe ndi umuhutu kariya ntabwo bakampa kubera yamyumvira kifitemo atarabohoka. Undi akavuga ati genda umututsi nacitse ku icumu byanze bikunze kariya kazi bazakampa kuko nujuje condition, ikindi gisigaye bazareba nuko nacitse ku icumu bazakampa. Ariko ubu ngubu bisigaye bikorera biri mu mucyo, nta muntu ukiheza. Hari igihe abari mu muryango wakoze Jenoside, ese nzakorana n'abari abantu gute? Icyo akaba ari ipfunwe rimutera, ariko mu by'ukuri atari ko bimeze. Pasiteri Aniseti Kabarisa uyobora ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu karere ka Nyaruguru watanze iki kiganiro kuri Ndi Umunyarwanda, wasanga mu gihe cyose abantu bakibaswe n'amoko bashobora kwihizana hatari ikibazo. Iyo umuntu ari imbata, tuvuga imbata y'ibyaje kwitwa amoko, akaba imbata ngo batiye niho nkagamye. Iyo yumvise hawe yenda ahantu habaretse umwanya w'akazi runaka, kubera ko agihagamye muri ayo mateka ntabwo yabura kwikanga, ariko rimwe n'imwe ryikanga baringa kuko akazi kashyizwe ku isoko. Hose turimo dukora abaturimo twigisha bari mu kazi, amitego bino biganiro ni ukugira ngo tugende tubohoka, ko turavuga ngo mu gihe cyose wakibona muri ndorerwamo ariyo yabura itekerezo byawe ntubibone mu Bunyarwanda, ari iterambere, ari imibanire, ari imibereho, ntabwo bishobora gushoboka kubera ko uba ufite ahantu wangiritse kandi ukwangirika. Iyo wangiritse wangiza n'abandi, ko turavuga ngo nta muntu utanga icyo adafite. Iyo wakomeretse nawe uhinduka inkomere ikagikomeretsa abandi. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru, Mukabahizi Dorothea uyobora ishami ry'imiyoborere myiza avuga ko mu byatumye bategura ibi biganiro harimo no gufasha abakora mu nzego z'ibanze gukora batishishanya bagamije gutanga umusaruro. Kuko hari igihe bigaragara ko hari abantu baba bakitinya, sinajya kwaka akazi kanaka, ushobora kutagahabwa, ushobora kugaha uwacitse ku icumu runaka uyobora uri hejuru, kuri uriya mwanya niwe wagatanga. Ariko inama twabagira nuko muri leta yacu ibyo ngibyo nta bihari. Icyo tugambiriye cyangwa se cyatumye n'ibiganiro bya Ndi Umunyarwanda bijyaho ni ukugira ngo umuntu arenge ibyo byose. Mu gutanga akazi ntabwo bagendera kuri ibyo, ahubwo bareba ubumenyi n'ubushobozi umuntu aba afite kuri uwo mwanya uba uri gupiganirwa. Twabamara impungenge rero.
Ndi umunyarwanda ni umurongo igihugu cyiyemeje hagamijwe kwimakaza ubunyarwanda nk'isano muza abanyarwanda bafitanye no kubona ko ubunyarwanda ari igihango, ingabo n'ingufu zo kubaka icyizere cy'ejo. Ni gahunda kandi ikubiyemo ingengabitekerezo y'ubunyarwanda, inshingano, uburenganzira, indangagaciro na kirazira bigamije kwimakaza ubunyarwanda. Uwimpuhwe Dieudonné, Yongwe TV mu karere ka Nyaruguru. Amateka ni inyandiko n'ibimenyetso bya kera bitumenyesha uko abariho icyo gihe babagaho neza cyangwa nabi, abariho ubu bikadufasha kumenya uko twakwitwara duhindura cyangwa se duteza imbere iby'iyo mibereho y'abatubanjirije. Aha niho umukozi ushinzwe guhuza gahunda y'abantu bafite ubumuga mu nama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga Bwana Twizere Oswald asaba abafite ubumuga butandukanye bo hirya no hino mu gihugu kubyaza umusaruro amahirwe igihugu cyabahaye, kuko uko wafatwaga kera ubu amateka yahindutse meza n'abakaba ari ab'agaciro. Ari insuzuguzwa, bari barahohotewe, bari bararenganyijwe na leta zabanje zibita ibintu nta mategeko zibashyiraho, ariko ibintu byarahindutse. Ubwo twabivugaga tubabereka yuko nyine hari itandukaniro ry'umuntu ufite ubumuga mbere ya za 50, 80, 94 na n'ubu ngubu. Ubwo twagira ngo tubabwire ko aya mahirwe ari bari wese agerageze abyaza umusaruro. Abafite ubumuga butandukanye bo mu ntara y'Amajyaruguru bagaragaza ko bagiye kuyoboka ibigo by'imari bashaka inguzanyo zabafasha kwiteza imbere mu miryango yabo kuko nabo bashoboye. Tugiye muri ayo mateka ya mbere, umuntu ufite ubumuga nta gaciro yari afite, nta nubwo yashoboraga gukora ibikorwa bimuteza imbere. Ariko uyu munsi umuntu ufite ubumuga abasha gukora business, yacuruza, yakorora, yakora ibikorwa bimuteza imbere. Amahirwe igihugu cyaduhaye tugiye kuyabyaza umusaruro, cyane ko hari ngibigega bya BDF, hari gahunda yita ku bafite ubumuga ku buryo bashobora gufata inguzanyo iriho inyungu ngeye, nguko n'urubyiruko bahari. Ayo mafaranga rero tugiye kureba uburyo twakora imishinga natwe twegere BDF. Bityo rero kugana amabanki birashoboka. Uyu munsi wa none amabanki amenshi aragenda abona ko umuntu ufite ubumuga ashoboye, ku buryo niba ukorana n'ikigo cy'imari ubitsa, ubikuza, nta kibuza ko wakwaka inguzanyo ku buryo tuziteza imbere n'imiryango yacu. Amakuru dukesha inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda y'umwaka 2012 nuko igaragaza ko mu ibarura rusange ryakozwe icyo gihe imibare igaragaza ko bafite abantu bafite ubumuga basaga 446. Kugira ubumuga ntibivuga ko udashobora, akaba ariyo mpamvu n'aba baturarwanda bafite ubumuga bashishikarizwa kubyaza umusaruro amahirwe igihugu cyabahaye kugira ngo babashe kwiteza imbere kuko nabo bashoboye. Emmanuel Twishime, Yongwe TV mu Majyaruguru y'u Rwanda. Kubasubiza kandi bayikaza hano kuri Voice TV Rwanda YouTube channel kugeza amakuru atandukanye kandi ku gihe, ibiganiro bitandukanye, urusobe rw'ingingo zo kuganuraho, ikungura ubumenyi ku byo wifuza kumenya, igufasha mu kwegera Imana, ikugezaho ubucukumbuzi butandukanye. Muri make ni channel ikurindira irungu, gahunda ni hehe n'irungu hamwe na Voice TV Rwanda.